Yes, twizere ko mumeze neza cyane. Mwe mukurikiranye Ishema TV, twizere ko mumeze neza cyane. Ni byiza cyane muri gahunda zawe uhugiyemo ziterambere mu buryo bwose bugiye butandukanye. Waba uri umuhinzi cyangwa se umworozi, waba uri umwarimu uri umuganga, waba uri umunyapolitiki cyangwa se uri umuhanzi. Twizere ko gahunda zawe zose iyo zihuje n'izacu Ishema TV ugomba kugira ibihe byuzuyemo ibyiza byose wifuza. Niba ukurikiranye Ishema TV rero ukabona ukurikiranye no kuri mbona channel ikomeye cyane hano mu rw'imisozi igihumbi y'umugabo witwa Karasira Mwobo. Ari nayo mpamvu muri background murimo mwumva karimbo kazamuka neza, karimbo gakora ku mitima ya benshi muri iminsi kwitwa Shitani ni ya Mwobo Karasira. Abantu benshi cyane nizere ko mwakamenya karimbo na karimbo karyoshye cyane kitwa Shitani. Wendi nimbo turaza kuyigarukaho, turaza kubabwira byinshi bitandukanye, tugiye kubita ubusesenguzi bugiye butandukanye. Hari n'amakuru avuga ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura IREME ngo rwahagaritse ibitangaza amakuru kwakira uyu mugabo Karasira Mwobo. Ntabyo narinzi mbimenyeye muri iki kiganiro, nayo ni inkuru kuva ari inkuru rero, kandi inkuru tugomba kuzibaha uko ziri zigategurwa mu buryo bwose bugiye butandukanye. Aka kanya rero mukomeze mukurikirane ukuri mbona uko byagenda kose, ukuri kuzatsinda na Bibiliya irabitubwira, kandi twese tuziko ukuri ari kwiza. Nubwo rimwe banyogokuru bacu bagiye batubwira ko ukuri kwicisha abafite ukuri bicwa cyangwa se kuri kwicishisha, ariko nkibaza impamvu ngiye kuri gutuma umuntu apfa kandi ikinyama ari cyo cyagombye kwica umuntu. Ariko ni generation ziza ugasanga ukuri kuri imitwe, na generation iza ikinyama kigahabwa intebe mu mitima ya benshi. Ariko muri abo ngabo ntabwo ndimo, na nyiri channel yitwa kuri mbona of course birumvikana yaje kwitangiza nta kurimo. Gusa ndamufite Karasira Mwobo, yambaye agapira turaza kugasesengura kanditseho Kangondo kibiraro need justice. No mupira utaravugishije abantu amagambo atari make muri iminsi cyane cyane hano mu Rwanda mukuru w'u Rwanda Kigali, turaza kubigarukaho. Ariko aka karirimbo Karasira Mwobo kamanze nkwakira, ushaka twibwira nk'umuhanzi. Murakoze cyane umuyobozi w'Ishema TV, murakoze namwe mwese mudukurikiye. Wenda nivuze nk'umuhanzi ni ibintu by'amateka maremare, ngewe ntabwo nigeze mba umuhanzi, sinarinzi ko nzaba umuhanzi mu by'ukuri. Ni ibintu byaje ngire ngo muri 2010 nigishaga muri kaminuza, ariko nize no muri kaminuza ndi umuntu wamaze igihe kinini muri iriya kaminuza y'Ubutarano biti Huye, baranzi cyane. Noneho ikintu cyavuyemo habayemo ibintu ijyamunya ngire nkora mvuga, niyo mpamvu nyivuga nuko yambayeho. Twajyaga mu biruhuko ngiye nkaburaho ntaha, kuko mu biruhuko hasigaraga muri kaminuza abasirikare, ko yigaga abasirikare benshi. Urabona 9 n'umunani 9 n'ikenda 2 hari abantu bari bari kuva mu gisiri, suko kivamo bari abantu babonaga ko bafite amashuri ariko batindijwe n'urugamba, bati mugende mugere hari, abo nibo bagumagamo. Abandi bakundaga kuba bahari rero muri kaminuza n'abantu babacika cumu aerije. Noneho nanjye nkaba ndimo aerije, nanjye dufite icyo duhuriyeho. Urumva bakatureba nako bakatwibaza, na aerije kanyibazaho cyane ko no mu nama ya aerije ya mbere nayigiyemo y'Ubutare. Ariko ngira ikibazo cy'abanyeshuri twiganye mu seminari no muri Sedo Kigali. Nuvuga aerije n'umuryango w'abacika cumu, ariko jewe nkaba umucika cumu w'umushingwa cumu, kuko je nabaye umucika cumu kuri aho dutuye, aho muzehe yavugaga ko mama nta muryango yagiraga. Ariko umuryango wacu turihisha, duhura n'ibibi byose byabaye ngo tube abacika cumu. Ducitse intera hamwe, inkotanyi zifata umubyeyi wanjye, mama na papa ajya kumureba baririmba, harimo na mushiki wanjye. Ariko icyo gihe twari twarahunze kubera igikatiyusha bari barateye kica muri umuna wanjye twabaga Nyamirambo. Ayo makuru abanyeshuri bo muri aerije bakaba bayazi. Noneho bakavuga bati uyu muntu ntago dushobora kubana nawe. Noneho barajustifia bahimba ibintu. Urumva wumve rwose mu nyangiro uko imeze, bya bindi wumva bahimbira umuntu ibintu biri nkuko Gaidamagi yavuze ngo bakahita bajya mu bisekuru bye, baragenda baravuga bati uriya mwana rero Karasira mubona kandi akunda gusabana nabo mu mikino muki, ntago
n'uwintera hamwe bamwe bavuga ko ndi umwana wa Karamira Forodwari no muri commentaire na n'ubu bamwe barabishyiramo urumva abandi baravuga ati ni umwana wo bita Bucyana Martin abo bantu bose n'abantu bari bameze neza iyo mba ndi umwana wabo na contact zari zihari ubu mba nanibereye i Burayi. Okay, abantu bibaza gutyo basubiza uri mwene ndi Gendi mwene Karasira Karaveri no mu ndirimbo zanjye ndabivuga na Mukaruzamba Goreti tukaba tuvuye kantu bita irwaniro imwendo irwaniro ni umurenge mwendo ni akagari rugerero n'umudugudu ni mu karere ni mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda donc abantu urumva bikorwa n'abantu benshi hari ibyo bita ko niba ari za joke hari ikintu cy'igikomite burya kijya gihuza abantu tutamenya abashinzwe inzego z'ubutegetsi abapolisi abayobozi abo bahagarariye amashyirahamwe y'abacika cumu abaki bagakora inama zabo none iyo bemeje ikintu gikwira hose bakagikwiza nagera mu kabari ngo dore umwana wa Bucyana ngo dore umwana wa Karamira mba frustrated ipfunwe riranyica natekereza yuko ari farije nta kintu yambariye kandi nitwa ko ndi umututsi w'imfubyi kuryo byagezona nibaza n'izindi pfubyi zagiye zibura niyo mpamvu wanyita uko mfite ingenga bitekerezo nuko jewe kubyambayeho ndenga n'ubwoko bwanjye nkareba nabandi nkareba abaguye mu ntambara z'abacengezi nkareba abo nabo bari abantu abaguye muri Kongo bo nabo bagafashijwe kahita mbona ndi mu ruhande rwabo neza noneho ako gahinda kose no kumpimba izina mpura n'umuhungu witwaga Morix ubu ni umugabo arambye ati twazakoranye indirimbo reze indirimbo bayikora gute ariko nkabaze kwandika ibintu by'amapoeme nzi ko nize mu Rwanda twiga ikinyarwanda cyiza twiga amateka meza ku buryo kwandika bitangora Morix indirimbo ya mbere nakoze yitwa Mureke kunyitiranya nta nayikoze nyine ari parapara nta nubwo nakongera ari kuyikina cyetse nyine isubiramo nkora yitwa Shikarete abantu batangiye kubyumva noneho kumve ko mvugana abantu ni nka Shikarete iyo gukeneye nkawe cyuma ndakunyunyuza wamara gucika intege barahari abantu bakoze mu gisirikare bakaba barabanyunyuje haba kanya demo ntihagire n'icyo baguha ibyo bintu byagiye biba urumva abantu bose barayikunda ko bibonaga muri ibyo umuntu akavuga ati nakoreraga societe kanaka nakoreraga umushoramari kanaka ndwaye umugongo gato yaranjugunya iba ari sociale ngenda ndinziririmba ngera kuri cishwa na carte rouge zinaca no kuri televiziyo y'u Rwanda ariko ntari natangiye gutangaza ibintu noneho hari indirimbo nayisubiyemo ejo bundi ndumva narayiguhaye yitwa Amahembe y'Ikarawe yego narayibonye maze kuyikora ndabyibuka kuri RC Huye abantu nazihaye barambwira ati haje abagabo b'amakoti baravuga ngo muvanemo ibyo byose bavanemo indirimbo bari byose byose ntabwo ari byose muvanemo ngo uyu muntu ngo amagambo avuga ngo ashobora gutera ibibazo ubwo nta kindi nuko ntamgiye kubatamaza ko mu Mahembe y'Ikarawe ndavuga nti byara amahire dukiza ibitega nuvuga ngo ibitega agiye bamvuga wenda nari bisobanure neza ibitega zari izo nterahamwe nazo zakoraga ibintu bibi haza n'abandi bameze nk'abo ko bararwanaga ariko ubu bafite ikindi barwanira kugeza ubu kuri jewe ndiye ntaho mpagarariye hari amashyirahamwe abashima hari abandi babarega ibyaha ariko je ku giti cyanjye nta ikintu bankoreye gusa nabafashe nk'amahembe y'Ikarawe kuko amahembe y'Ikarawe ayo mahembe aruta n'ibitega yaje afata umuryango wose arawutwara none ndavuga ni niyo yagize ipfubye ari n'ukuntu mbiririmba ni nayo yanzanye akandonyi agafuni ibintu nk'ibyo byose urumva barazihagarika hanose bagenda bazihagarika abanyamakuru bamaga interview benshi cyane bafite amatsiko kubera ko amatsiko hano yarashingiye reba umuprofeseri wo muri kaminuza none nanatangiye nitwa professor niga ibyo nakaze nabanyise muri Rusizi numva nagakomerezaho kugira ngo shitura abantu none ngo watangiye n'injyana ya rap ubwo abantu bose banyiyumvamo injyana y'umujinya bahita bavuga bati ariko ubwo abari na nyespiraga cyane ni Tafugange murabazi abakurikirana indirimbo yitwa Maganya mwumva ibintu bavuga indirimbo akanyari indirimbo akanyari ya jisho cyangwa Ingunguru y'umushimusi nabo bavugaga ibintu bizima indirimbo yitwa ibyo ubona indirimbo nziza cyane na gereza Ingunguru y'umushimusi nko witwa Fireman aratangira avuga ati kuki benshi tubihiwe bacyari bo baryohewe intango dusomo simwe nubwo intera ari twese turumwe abo basore tubinshuti nagera i Kigali nkasangira nabo tukungurana ibitekerezo baba bageze Huye nkabakirana rifite amafaranga bo bari batarakira gusa nyuma yaho barakize
ariko turi inshuti urumva ndavuga nti ndajya muri rap kandi rap numvaga bataririmba bavuga amagambo nibwo bamwe bagiye bambwira ngo style nizi jya ugenda gutya uririmbe gutya bigenda biba byiza nkacishwa n'ubu ni nziza cyane bambuza abanyamakuru bose n'igihe ubona cya system kigeze kumpa interview nka zingahe ariko noneho bageraho bashaka interview z'ibintu bibi ngo karasi ngo Professor Niga ngo arashaka ngo kubana na Young Grace ubwo ibyo byabaye hari mwene wabo wa Fidel ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge hari iyo Fidel ndayisaba yategetse n'umujyi wa Kigali buriya rero muri umuntu utafite akazi akora wibereye Butare twajyaga tunasangira mu kabari gutyo sinzi rero nawe yagendeye kuri ibyo ngo uyu n'umwana w'interahamwe turi kunywa inzoga ntera ingumi naye ndamusubiza ko kubera nari nasinza ntera ingumi nyinshi bitanandika kuri Facebook nti mwene ndayisaba yaranye muri umuntu ndayisaba yaranyishe bo kugira ngo babihindure badevie bahita himba inkuru ngo Professor Niga arashaka kubana na Young Grace ibintu Young Grace ntabwo nari muzi nabano bahanze ugire ngo cyitaba baraperi aba ngaba baririmba ngo igare ngo iki uretse ko mico tujya duhura mu kabari ngo munamba ntago mbazi pe nta nubwo mba nifuza kuwamenya uko jewe hari abantu hanze bagiye badushimisha ba Rugamba babyumvore ba Masabo bafite indirimbo ziri mu butumwa ba Bene Rutabana ba Kizito urumva ntago n'uyu muhungu witwa diplomate nawe vure mubona yuko n'ubushakashatsi akora we ndamuzi numwe mu bahanzi mu Rwanda reka nidekara numwe mu bahanzi mu Rwanda cyo gufata umwanya wanjye nkumva indirimbo nkayirangiza hayisubiramo nkongera nkayitangiza utari wabyo harimo ibintu ugenda ugira nge mfite n'amatsiko kuzahura na diplomate nge tukavugana imbona nkubone numwe mu bantu banyispira nkunda kubona atavuga cyane nge nanjye nayigize amahirwe yo kubonana nawe turabonana ariko wenda niba niyo munyangire bari barayimubwiye ayivugira amacyaka nuko by'umuziki byaje cyakoze biba byiza abantu bagenda babyumva ariko ari no kwa abanzi bajya kuko nazamukaga ariko navuga ko kuri ni nkuko izi za YouTube nyitangira ntuza niwe wampamagaye buriya nangiye yaranamfashije ariko ntabizi umuntu bita Sabe umurungi ku Isimbi TV we yampamagaye nk'umuntu uri funny nk'umuntu agiye kuzana gasetsa abantu ariko navugaga ngo nanga aperi n'umutima wose ngo nakunda ikipe ya shitani ariko je narinzi ibyo ndi kwivugira narangiza ngatanga adresse yanjye niyi aba diaspora bo bakabyumva je navugiraga mu migani ndi kumwe na Sabe ko Sabe twaraganiriye arambwira ati sinavugana n'umuntu sinavugana n'umubavu sinavugana nabande bariya ni intera hamwe nibipinga niko yanyibwiye Sabe byarabinta ubu ntiyashaka kugukuma ikiganiro wabonye ndi kiganiro hayo n'umwana akahita buririrwa irengero bahise bamukaraba n'umwana yavuze ko iwabo bapfiriye muri Kongo umwana w'umukobwa yitwa Ishimwe Diane kugeza na mama na baba na Adeline Rwigara muri discours aherutse kuvuga bakamubaza kuri ribu yasubiye mu umwana ntabwo yari yigaragaza ariko icyo nashaka kukubwira ntabwo ubu ngubu Isimbi yampa kuko interview ya nyuma haje commentaires z'uyu mugabo wari wa Contact FM avuga ati ariko ibini utwona wakunda kuvuga ibintu pro government cyane Contact yaranamunaniye yitwa Rudatsimburwa Robert ari tweeting ati binibi wamucaga mu ryo uvuga ariko ni system yamubwiye yababwiye ati ntimuzongere jewe namaze ku ariko Sabe ni nkaho wenda namufashije nanjye aramfasha ko views yagiye abona ari miziri mu 290 ubwo sinzi namubakiye nk'akazu cyane namuhaye akamodoka ariko nanjye aramfasha mu gutangira ntago natangiye mbura abantu natangiye abantu bashaka baruzuye deje ko nabwo gatifite YouTube channel yitwa gutya adresse zanjye nizi bose ngira contact sanga ko abantu baranyotewe nuko umuntu yavuga ukuri nge navuga gukure ngo nkagende tape par tape kugira ngo tugende tunaganira kugira ngo ibintu bibashe kugenda binaryoha neza cyane ntabwo nari nzi ko umunyamakuru mugenzi wawe ashaka kuyakana akakwita ayo mazina ngo intera hamwe nge ibyo ntabwo nari mbizi yabitaga ntabwo ari intera hamwe ko mutere bambabarire wenda ngarurira iryo jambo yavugaga ko ari ibigarasha karasha okay ngo bari bakorana n'ibigarasha sinavuga dewe naranamwibwira nigeze kumwibwirira nti washatse nimero ya Mwiseneza Josiane nawe ko mwakora umuti ko twajyaga twiganirira bo Sabe we yahitaga nandika kwa abandi bo Sabe wabonaga sa nk'ufite mu bugugu nuvuga ngo we yanyerekaga ko ari giye bifitiye akamaro ko nabaye umustar kumenyekana kwarazi yuko na mbere yabaga ibyo bita giti waba ufite indirimbo ugakora ku buryo ugenda wabana amafaranga ariko jewe
abantu bagacinyuma bakambwira bati uri kumwungura ntugire ngo kumva abantu 100,000 bagukunze ntacyo uri kunguka keretse nawe nibije wawe rimwe ndamubwira ariko buriya nta kuntu wazagirana ikiganiro na mwise neza ngo ya ngo bahita bambitana ngo uri yabaye nk'ikigarasha ngo kuko ngo fashwa n'abantu bo hanze donc ibyo bintu barabyanga iyi leta FPR icyo kinira cyangwa ikintu itagize mu ruhare wiyubakiye etage yawe ukayishyira hariya ugaca ubukene FPR yakurwanya itabigize mu ruhare atari ya plannings ibintu byayo nuko bimeze ubwo sabe turavugana n'igihe cyaransuye muri YouTube ariko birangirira aho ngaho ibintu rero ubuhanzi ubu ndimo ko ndi ni Kigali ntabwo ndi Butare ko ndi Butare ama studio yabaga i Kigali nkaza kandi abanyuma mu studio n'abantu babitango abastari abasaningira ngo abantu bumvaga ayo mazina n'abantu bakunda kwiha agaciro badafite akiburisha babyita guhobagiza babona baga ndi Butare naza nashaka rikiriki nkamubura nkazasubirayo nagira ati jyanda muri beat nuva mu ngoma ndutakoze repetition ukahita ubikora kabigu uko byakabaye kuko niwe wenyine wari ubishoboye cyangwa Repina na Musuzu uri muri Kenya ariko nyuma ubonagize amahirwe nzi Kigali ariko i Kigali ndazikora nizo numva zabaryoheye zizimo za shitani amahembe y'Ikaragwe bitabye inama bitaba Imana idamange izo ni indirimbo ntangira hamwe ubu ngubu nka package idamange indirimo urwango bimeze neza ariko nabwo watangiye kubyumva bajya kuri nejo bundi nta mezi atatashize bajya kuri producer Traxleya ndati niwo mukorera indirimbo ntuzongere kumukorera indirimbo abo ngo nabagabo bari bambaye amakoti ariko nkeka natazikora zabiki obo nazinkorera bamufata nk'umwanzi bagira ibiraka byo kwamamaza mewe natazikora bazamuha iki ntacyo bazamuha ariko azaguma yitwa ko ari umwana mwiza nakomeza kuzikora arabangamirwa nta biraka azabona urumva ikibazo hano kiri kuko urabona abantu batanga umugati ni FPR ifite Christo Ventures ifite ibiki byose n'abandi bose babona amaturu bakazamuka baba batanze akantu muri FPR bakora inama rero rimwe bakavuga ati uriya n'umwanzi wacu ubwo bikaba birarangiye nta muntu niyo terime nkunda kuvuga munyangire abantu bazi ko ari karasira wayihemye giye munyangire mbamenera ibanga umuntu wayinyigishije giye munyangire nyumva nayumvise Kayumba Nyamwasa yahunze sinibuka umwaka ari kuri BBC aravuga ati mu Rwanda dufite munyangire mbega kugagambo numva ndagakunze ati kubera iki ati napfushije yari yapfushije nyina cyangwa nyirakuru yego abantu ajya guhamba wenyine ari nabyo byamutiye ubwo barahunga doko niko yavuze kuri BBC ubwo nakandi ku rugero nabaha urwesho bundi mushiki wa Rwigema nawe yitabye Imana habura abantu bajya kumushyingura kandi Rwigema ari intwari urumva umwe mu ntwari zikomeye cyane z'igihugu cyacu nuvuga ngo rero ikintu bakubwira ntabwo bakubwira ngo bagufunga rwose barakubwira ati we niba wiyemeje ko nk'uwo Traxleya yabona ibiraka byinshi ibyo by'amaradiyo uko amajingo uri umunyamakuru abizi gukora amapublicité igihe anniversaire igiye kuba amatora kubakorera za ndirimbo zabo ugasanga ubukangurambaga bwakozwe n'ibigo bitandukanye exactement niyo mpamvu usanga namwe harimo abanyamakuru muri IREME bamwe bahabwa amahugurwa abandi cyangwa haje imishinga iyi bamwe bakabimenya nk'inkuru batari banasize abandi ugasanga bari bayizi kuruta abandi ubwo rero ngaho aho umuziki wanjye ugeze icyo nabwira abantu nuko umuziki wanjye ntabwo ari gihe babujije ariko ntuca ku maradiyo ariko sibwo bwa mbere uzasanga bano baraperi bo mu mageto bavugaga ikandamizwa ry'abirabura ko abirabura barakandamijwe yari muri Amerika ntabwo indirimbo zabo zapfaga gusumba zumvwa mu mageto nyine sibyo noneho mu gihe cya apartheid bari abafa ivanguramoko apartheid mfite n'indirimbo ngomba gukora yitwa apartheid yitwa black apartheid ndi kugenda mbona mu birabura kubirabura tureke biriya by'abazungu ubwo mbivuze rero barabyumva barahita babyukira ku studio yose bababuze batere kuko ubushize rero nababwiye ngiye gukora yitwa justice mvuge ko ari abantu bakeneye justice mvuge yuko umuryango wa Rwigara ukeneye justice umuryango wa Mirimo ukeneye justice umuryango wa Kagwa Rwisere ukeneye justice umuryango wa Gasakure ndabivuga gutya ariko nibwo nagiye kwa Traxleya arambwira ati ntibishoboka ati byarangiye babibujije icyo rero ndacyavuga ku ndirimbo zanjye indirimbo nk'izi zo kwibohora zo kuvuga gahinda abantu bamwe batemera system itemera murazihanahana ngewe ndababwira wenda WhatsApp yanjye ni 250 ubwo nabo hanze
7838678 abo mu Rwanda ni 07838678 ni Airtel. Impamvu ntangije 250 nabo wanze kugira ngo babimenye ni kode y'igihugu cyacu, ni ibihangano ntangira ubuntu, ariko nawe wabona yuko wenda nakoze M4 ukambwira uti komereza, kuko abo duhanganye bamerewe neza cyane. Nuvuga ngo bano ba Masamba, bano ba Maria Yohani nibo batumiye kuri televiziyo, nibo bagiye mu bintu byo kwibuka, nibo usanga ngo bishyize hamwe ngo baramagana ingenga bitekerezo biriya ntabwo bikorera ubuntu, n'amafaranga baba babahaye, ariko n'abana bo kwibingoma bavuna umuheha bagahabwa uwundi. Urumva twebwe mu gihe iyo wanzwe uriya munyangire, ndakubwiza ukuri ko ejo bundi twarebye indirimbo zo kwibohora, ibyo bita intwari zabo, giye ntabwo ari intwari zanjye, ni intwari za system. Ariko ikintu nabonye, indirimbo za Sergeant Robert zahise zibura zose. Can you imagine? Sergeant Robert yari umuhanzi mwiza muri Army Band, niwe wari unakomeye muri Army Jazz Band. Yego. Kuko yahunze gusa akavuga ibintu ko bamutotezaga n'ibiki, nabo bakamuvugaho ko yaragiye gufata umwana, nta ubizi. Gusa ibyo byo gufata umwana bitangiye kuba nanone ikindi kirego kiri ahantu, babishyize kuri Gasana wari ambasaderi muri Amerika, batangiye kubivuga kuri Dr. Kayumba agiye kwiyamamaza batari barabivuze mbere. Ni kimwe nko kujya mu mitwe y'iterabwoba cyangwa iki, ni bimwe mu birego bigenda bigaruka. Dr. Kayumba ntabwo yaragiye kwiyamamaza, ahubwo yaragaragaje, yaramaze iminsi atangije ishaka kuba umwe mu ishaka ryigenga. Ubwo haciye amasaha atarenze 28 ngo yashatse gukora mu kenda k'imbere ku mwana w'umukobwa. Imyaka ingahe yashize nibwo bahise babyibuka, ngira ngo 2 ari byo nuko. Ubwo rero nyine nari ngukosoye kugira ngo abantu batabyumva neza ngo yaragiye kwiyamamaza. Nuko ngo ari mu nyangire, indirimbo zanjye sizo zonyine zavanwe mu studio. Indirimbo za Ben Rutabana, indirimbo nziza cyane ubundi nkunda gena niyumvira mu rugo, izo zavuye kuri studio. Indirimbo za Kizito Mihigo, kandi ubusanzwe baravuga ngo nta muhanzi upfa, uko wagenda kose. Kizito Mihigo tuvuge version badoye ko yiyahuye. Amerika barara abayihanzi benshi biyahuye, bamwagaza heroine bagapfa, indirimbo zabo zirakomeza zikagira. Niyo mpamvu mubwira ngo ino ni mu nyangire, niba utari kumwe na FPA nta kintu cyawe. Ubundi Evodo atari yahinduka, niwe wavugaga ari ngo niyo wahinga urusenda, niyo wacuruza urusenda ntigwacamo. Nk'ubu ugenda umushomeri kubera banyirukanye ku kazi, nabuze passport, ariko nta kazi k'ubucuruzi nakora, bapfa kumenya ko ari wowe. Kuko nanjye wanjye njya gusohoka nkabona moto zingaye zirankurikiye, nagaruka moto zingaye. Byonyine iyo frustration, iyo depression, iyo persecution, iyo harassment ntishobora no gutuma ushyira ubwenge ku gihe. Urumva usanga uri mu bibazo ahantu hose, nicyo kibazo. Urumva ubwo rero nabwira abantu ku buhanzi bwanjye yuko ubuhanzi bwanjye ni imbuzi, ni ibintu mbona tujya mu bukaya tugiye kugiraho kuri shitani. Iriya shitani ahubwo reka dukubite tubangura kuko amasaha arimo aradutera ikote. Byinshi byo kuvuga dushobora no kuzajya gukora ikindi kiganiro. Reka tuganire ku ndirimbo yitwa Shitani, tureko ko bishobora kuzamukaho gato ubundi tukayiganiraho. Nayo ngingo y'umunsi nguhamagara, naguhamagaye nshabuye ngo tugane ku indirimbo Shitani, uko nayumvise uraza kwidusobanurira. Reka wenda tuzamureho gato kugira ngo abantu babanze banayumve. Karasira Emable Atagisi bandiro chabuzi herezo gusa awe uzagukumbura. Amin amin haleluya. Shitani we, shitani we, awe uzagukumbura. Aha tujyanye na dufata agace gato ku kandi. Kubera iki indirimbo yise Shitani? Shitani, impamvu nayise Shitani nuko nabyo ni inyigisho nyinshi nibiravata umwanya. Buri umuhanzi afite ku bintu atekerezaho. Nabonye yuko umuntu mu by'ukuri ntawe narenganya, kubera yuko ndaguha nk'urugero, ndabaza ngo urugero rworoshye. Fata Kayumba ukuntu bamuvuga wo muri gereza, niwe wamutubwiye ngo ni izina riteye ubwoba. Hari n'andi mazina yagiye avugwa Gacinya, kwa Gacinya nta muntu ujyayo ngo uretse ko menyatandakiyayobora, ariko hafashe izina. Hari umugabo nongera imbivuge nari nabivuze no mu kiganiro nagerageje n'undi witwa Karekezi, mu bantu bafata ngo abantu b'inzerezi n'abashura bayobora umutwe wita crackdown. Warazwi cyane ubwo kwa Habyarimana ro bitaga Simbikangwa.
yari ikimuga yarashinzwe ibintu nawe mu byicarubozo n'ibiki hari bagusura Theoneste ntabwo wakwita umwana we bagusura ako prepersonero magiye nta kibazo ari n'umuryango bagusura nunyumva umenye ko nta kibazo dufitanye n'ibyo abantu bishizemo gusa je nta kibazo dufitanye na bagusura afitanye ikibazo na FPR ko APR yarwanaga na fari muri aho hose ntawo mbagaze nta n'uwarwaniraga inyungu zanjye urumva muri bose ntabwo navuga ngo bagusura kuri jewe ni shitani ariko nzi ko abantu benshi bamufata nabi ariko abo bantu cuma nkubwiye menye ko bigeze kuduhinja ibyo byo bitekereza wari wabona agahinja kawe agahinja karira kituma mu byo kaneyemo ugahanagura ugahibiryo kaboga kagira gute ubona rakamarayika ariko tegereza ko duhinja tuvamo bano bicanye tuzi tubona n'amanywa yacu bahiterera bande barayo none ngavuga ni ntago buriya ari abantu ku giti cyabo ni shitani bakoreramo none ndeba ibibi byose muri rusange ndi kubona binkikije amagambo mbwirwa mu itangazamakuru abafitiye ikizere bambwira bati twagiriwe gutya ndavuga ni biriya bintu byakozwe na shitani nta muntu wabikoze n'umuntu wabikoze ni shitani yabaga yaramwinjiyemo kandi none shitani nibikoze ibintu nta gushaka kwikumbura ndakurahiye wowe kudashaka gukumbura Kayumba ubu Kayumba wamukumbura ntabwo namukumbura niko bimeze hariho abadashobora gukumbura bagusora kubera propaganda bamushyiraho ariko urimo urajya amateka kijya kure cyane cyari cyo cyatumye ujya mu nganzo ibyo umaze kuvuga hejuru ibyo byatumye urimba indirimbo oya nabanje je narebye nanarize ni vuba hagikoze nabanje kubona yuko abantu tubarenganya biteka hari icyo biti cyiza n'ikibi ikiza cyose kiva ku Mana ikibi cyose kiva kuri shitani none ndeba abantu giye nkabona abantu bakora ibikorwa bibi singonga ngo tubivuge rimwe na rimwe ari gihe tubiburi ibimenyetso ariko twagiye twumva abantu baburirwa irengero bahatiye inosa umusizi tugenda twumva abantu nkamwe mwafunzwe nta kintu mufungiwe bagatinza imanza gusa kugira ngo mugumemo imanza zikabarekura muri abera umwaka ushize famiye yo kwa Rwigara umwaka ugashira bakavamo nabandi bose bumvishwa ndavuga ni biriya bintu ntabwo bikorwa n'umuntu kamemo ni shitani iyo shitani rero niyo navuze kandi ni shitani izahoraho bimeze babifate nk'agaca buriya kariya gaca nkuze yaririmbye Rugamba Sipiriyani abantu benshi baribeshya bakabeshya ngo yavugaga Habyarimana yapfuye atanabivuze ariko nta cyerekana ko Habyarimana kara gaca kari mu nkoko hari na nyiri nkoko ako gaca n'ubu kaboneka regime zose zagira gaca urumva ugasanga umuntu ari kurenganya inkoko wenda ari n'undi uri ku ruhande utegereje kuzafora umuhoto akamurasa si mu Rwanda gusa ni Burundi byaba no muri Kongo byaba urumva ibyo nta gaca gahoraho ntekereza ko Rugamba atari kuririmba gaca kano kanya kuko ino amagambo yose bayanariza cyane kandi bagashaka amagambo atabavugaho ibintu bibi ngira ngo ari indirimbo biriya ndirimbo bitakamanyi ku mutsima nayo ngira ngo urabizi ko kuri radio nta gushobora guhita burya nta gushobora guhita kandi ni indirimbo nziza gusa ba nyir'ubwiti yibavuze birabarya bavuga ibigoramye imihoro ikarakara cyangwa uterebuye mu gihuru burya izi ziba zifite ibibazo ni ziba wowe utera mu gihuru nta zindi objective nukwiteramo amabuye ikibwa kimotse rero kikabwijagura ni kiba gifashwe nyine urumva niko kuri dukunda kujugunya ukuva uri kujya mu maintero gatwara ubazwa ibintu uba wakubisa amabuye ahantu utabizi imbwa zikabwijagura niba myumvise neza ni kwa kuzimiza kw'abasizi ni kwa kuzimiza pe ni kwa kuzimiza ni shitani ihagarariye abantu isimbura abantu uko nagaca wumva kara umuntu yumvise indirimbo mva ari nko kubwira nk'umuryango cyangwa uri kubwira societe shitani ukayita nka societe cyangwa umuryango gutyo niko bimeze rwose ariko ni societe yari yo yose ushobora kuba ari itsinda ry'abantu rishobora kuba ari ishyaka politike ntitukirimbite wenda ni CNDD mvuga wenda ni UPDF yo muri Uganda wenda ni FPR yo mu Rwanda wenda ni PS Imberakuri abo bose n'abandi banyuranye cyangwa ni imiryango nk'imwe tutavuze bumbite abantu hamwe ariko uzababara n'uzayireklama ubwo niwe uzaba wakubiswe ibuye nabandi ntibatagira icyo bavuga ntabwo amabuye azaba yabakubise jewe ubuhanzi bwanye no gutera amabuye mu gihuru ikivumbutse bo sigewe sindi responsable wacyo icyo kirishisha kuzavumbukamo kikakuvumbukana nibyo byabo nyine urumva bitwa ba Tupac barapfuye barashwe abahanzi benshi bakunze gupfa barashwe
ni abarevolutionneri bafunzwe. Karasira hari igihe ushobora gufata ishamba ukajogonyamo ibuye ugira ngo aravamo inyoni akavamo intare n'intare ikakubuza amahoro, urahangayika nyine ubwo ruhangayika kuyihisha ari gatebe gatoki udafite amahoro. Ariko ntabwo ibyo umuntu yabyicuza kubera ko ni inyigisho tuba dutanga. Iyo tuganiriye ibintu nk'ibi gihe ngira inyigisho ingero nyinshi ntanga. Buriya Yesu twemera witwa Diodori, je nitwe Mable, na amazina nabo bose bifite amazina aturuka kuri Yesu. Ariko Yesu akiriho umenye ko yakoraga nk'ibi dukora, yavugaga ukuri, agahigwa n'ingoma yayoboraga nkuko baduhiga rimwe na rimwe abo bita abafarisayo. Yesu kubwo yageze nubwo bamushyira ku musaraba baravuga ati ari Yesu n'igisambo mwari kurandi. Systeme hafi ya zose ziterera ibisambo kuruta ubabwira ukuri. Niyo mpamvu ibisambo ubona birekurwa vuba aho gasanga abantu bavuze ukuri baboreye mu magereza ko babwiye ukuri. Yes, ariko tuguma Yesu yacika intege se byari kumera gute? Ariko kudacika intege kwe kwatumye ubugatolika ni ya mbere kwisi ko abantu ba mbere bagitangira babashyiraga mu byo bita amphitheatre bimeze nka stade, intare zikabarya bakabicurwa gashinyaguro bakababamba nabi, ariko ntibacitse intege kugeza ubwo ubukirisitu bwakwiriye hose. Niyo mpamvu rero natwe uzatera ibuye mu gihuru intare vumbukemo ikurye, ariko usigura ubuto rwiza ruzera izindi mbuto nyinshi gutyo paka izo ntare zicishije bake. Hari ahantu uvuze ngo usige urubuto. Hari igihe ntare ishaka kuvumbuka ikavumbukana n'ibyana byayo n'inyoni zikazivumbukira rimwe. Iho zabizisha rero. Oya nta buriya imbuto ziraba nk'urugero nk'urupfu rwa Kizito ni urugero nawuha rwatumye abaho ba Kizito benshi, nzi abantu benshi biyisaba Zito. Oya ntabwo babisaba Zito, ahubwo bamwe mu bantu bino bari no mu mashyirahamwe ngo y'abacika cumu bashatse kugaragaza ko bari ku ruhande rwa FPR baravuze ngo Kizito n'ubuzito bwe, ariko abandi baravuga ati ahubwo turabyishimiye turabazito. Kizito nk'ubu abantu benshi ntibavuga, ariko nzi yuko ku mutima abantu bumva indirimbo ze, bumva inama yashaka gutanga nuko nyine Kizitabiho. Ejo bundi yaje Damage nabo twari tuza waturutse, hazaza n'abandi. Ngiye mpamya yuko bino bintu bizafata igihe, ariko bizagera ubwo abantu basobanukirwa nubwo ari inyigisho nyinshi z'urugomo zo kwangana, aho wumva nk'umugore wiyubashye wakabyaye abana akavuga ati giye mufashe namuhekenya. Hari umugore witwa Yolanda yavuze ati mfashe Idamage ati iyo batamudukiza twari kumuhekenya. Hari ngo ni umucika cumu. Kandi iyo jambo ryo guhekenya ni interamwe zabikoreshaga, ugasanga nta nitandukanizo mu miterere nimwe yaba ari interamwe yo gukora nk'ibyo interamwe zikora. Urumva ibyo rero tuzagenda tubica buhoro buhoro. Turakiganira ku muziki neza ngo dufate igice cya mbere cy'iki kiganiro tuze kuganira ku muziki, kuko akenshi na kenshi uyu muziki muririmba izi nganzo zanyu nizo zisanga abantu aho twibereye zikadukora ku mutima. Hari izo twakurikiranaga kira si harusahuzi ari tubonero no kumusuhuza. Hari ibyo twigaga natwe bwe twicufashisha twiga icyo twita itonde ripimye. Abantu bazovanganzo barabizi cyane, twigira ku ndimbo za Barugamba Sipiriyani, ibisigo byitwa za Nyamusa n'Inyange. Uriya muziki rero dukora buriya twumva ntago twumva nibyo bintu bishobora kugira gufasha umuntu, kuko abahanga batubwira ko akamaro k'indirimbo baravuga ngo eviter chagre imara agahinda, yego mu mutwe iravura ibintu nk'ibyo. Uyu muziki rero dushaka gufata ikiganiro cy'igice cya mbere tukagenganira ku muziki wa Karasira Aimable agakanya. Ariko ingingo nyamukuru mu minsi yaririmbye nimba yitwa Teo mu mahero nda ntago nigiye nyigarukaho, abayigarutseho ngengendana n'ibigezweho. Iyi ndirimbo Shitani hari agace wavuze ngo yatangije akandoyi, abantu basobanure akandoyi. Jewe reka nkubwire nka Shitani, je Shitani ndavuga ari jewe nibajije ibintu bikorwa. Hari bikorwa ubu ngubu, hari ibikorwa mu bindi bihugu biranyuranye. Ariko nge mu myaka yanjye ndagize amahirwe yo kugira umuryango, turazamukana kugera ku myaka yagera kuri 13. Amarorerwa agahinda n'ibiki byose je natangiye kubibona 1990 igihe intambara yatangiriye. Ko mbere twaridagaduraga, twarasuranaga, hakabigiye bitaga isizeni, nta bukene buhari, abantu bakagurisha ikawa. Ubu sinzi ibisizeni kibaho. Nyuma y'ibyo rero twagiye tubona amafoto ku mateleviziyo y'abantu bagiye bapfa ku mateleviziyo.
abantu banyuranye hari nabo rwose ejo bundi irwero aho bita irwero berukanye abantu bapfuye gusa leta y'u Rwanda ntiyabyumvikanaho na leta y'u Burundi ariko muri kiriya kiyaga bafashemo abantu bagera muri 4 babajugunye bari mu mifuka ariko baba boheye inyuma akandonyi rero ni uburyo bwo kwica umuntu wabanje kumubohera inyuma. Aha urakoze cyane ubwo hakaba hari abantu simbavuze ariko bo nibiyumva barikeka hari abantu bari specialiste muri ibyo ngibyo bica umuntu iteka bamushyize ku kandonyi ubwo niba ari bo mvutse ndemuze kuba ari ku isi yose bo nibiyumva biri bubabaze ariko jewe ntago ari bo nashaka kuvuga gusa urupfu rw'akandonyi rwo rubaho ni uburyo bagira bazirikira umuntu iki igikoresho bakunda gukoresha bamukubita ifuni uravuze ngo mwatangije akandonyi mutangiza ifuni mutugira imfubyi muduhindura abapfakazi yabo icyo ni igitero cya kabiri nacyo reka tugikomeze ndakubwira ni cyambere mutugira abapfakazi mwimakazi gitugu mutubiba mu ubwoba mucecekesha rubanda icyo ni igitero cya kabiri ariko nk'igitero cya mbere hari aho mvuga ngo mwatubibyemo igipindi rero naryo ni ijambo namenye nyuma ni ijambo ry'Igiswahili ntabwo ari Inyarwanda igipindi bamwe bagira bakabyita ngo ni siasa ni uburyo bwo kubeshya abantu siasa ni Igiswahili nabyo ariko igipindi nuko cyafashwe n'abakizanye ni uburyo bwo gusezeranya ibintu bitazabaho bakakubwira bati yewe ntabwo n'urugero rw'igipindi gishobora kuba giye gutegurwa vuba uko batubwiraga vision 2020 na vision 2020 ubigereranyije ko twageze muri 2020 ariko mbere batubyigera 2020 ukuntu yari imeze wumvaga ko hari buri muntu azaba yifitiye nk'akadege kikaguruka hari ikuntu bubaka ama etage barabikora muri architecta bara ama software abikora bakagukorera ama etage y'ikitegerezo ariko y'amashusho wabonaga ibintu bizaba bimeze biti ubu sibwo twatangiye guhungabana ifarini yabuze umugati uragura 150 waguraga 100 isabune yaguraga 100 yageze ku 150 nuvuga ngo abatubwira ati ibyo bya n'urugero nguhaye no mu bindi bigose byo wabibona bakwizeza ibitangaza Mwobo buriya no yateye igipindi nawe yigeze kugira vision yitwaga igipindi twavyize kana marisha mugeni na marisha mugeni ifite n'indirimbo yitwa gutyo na marisha mugeni rwose wabimenye baduteye igipindi bihuza bijijisha rubanda ubwo ntangiye none cyambere bijijije rubanda batangira shuguri rero shuguri naryo ni Igiswahili ni nk'ubucuruzi business ni business ariko twebwe jewe igihe nayimenye yabona yumvanye yo bavuga ngo tugiye gushugurika ni nko kujya kwiba igihe nabimenye cyane nko muri 94 aho bamwe mu bari ingabo n'abaki abari bamaze gutsinda wabonaga babomora inzu z'abantu bagiye Kongo ngo tugiye gushugurika ushuguri iragenda ibashuguri na bene rutabadara biririmba ati shuguri yageza bibashuguri nuvuga ngo abantu bakubwiraga yuko ibintu byose bizanyura mu muco uzajya ubona ibintu wabiruhiye barafata ibintu bya undi bakabitwara barafata isambu yundi amasambu yaragiye aratwarwa induru ziravuga mujya muvuga ibya Kangondo buri yarekana guha urugero hari hayoborwaga ikibungo hayoborwaga na Musoni Prote ahari kugera hano za Muyumbo na za naho bita ikabuga na hehe kuko ari umurambi hari yabategetse abantu ngo kugabana umuntu akaza kakugera hande mukagabana muri nka batatu isambu ubivuga byambayeho isambu naratswe ni wacu mukagabana nta yindi mpamvu ahubwo ugasanga uri kugabana yagabanye hano yagabanye Nyagatare yagabanye hehe ariko arusha siko yavugaga nabizi Mungu president ibyo bintu ntawe yari kontere yabyo iyo ni shuguri nubwo yagezeho kemerwa nuko gushugurika gutwara ibintu bitare noneho hazamo batangira shuguri batangira nija ubukinduzi ni violence ubukinduzi ni violence yego ngira ngo kwisi yose violence iraboneka nyine tukayamagana maginga twavugaga abari dukurikiye bashobora kureba nk'amafoto ari gusirikira y'umuntu wafatiwe Musanze bakamutwara nk'itungo kandi yafashwe na polisi ariko abamufashe ntibambaye imyenda ya polisi imodoka bamushyizemo si ya polisi ubwo ni ubukinduzi n'urugero ushaka gutanga rw'ubukinduzi ariko polisi ushaka kuza kwibeshera ko ngiye kubona nabonye video nta muntu nabonye yambaye igipolisi gusa polisi yabyemeye ngo kuri Twitter yayo
polisi yabyemeye nyine wenda nibwo buswa bakoze cyangwa situbizi byabo gusa nanjye ubibona nabashimusi nta cyerekana ko ari polisi gusa nabonye imodoka ya V8 nziza ibirahuri bya fime nayibonye ni video ni mu karere ka Musanze majyaruguru y'u Rwanda iyo video nyimara kuyibona nabonye iyo V8 ibirahuri bya fime haza n'indi modoka ntazo ubwoko bya ntoya niwe bashize muri butu bamufasha bamushyira muri ya butu ariko nari imodoka zifitanye gahunda kuko iyo urebye imitwarire ya zira modoka uburyo ki bamaze gushira muri a muntu bamutera none iya indi yambere igenda babyita gucana maremare igenda isaba inzira imeze nk'itwaye ikintu kihutirwa ibyo nibyo nabonye nge ntago nakemeza ko ari polisi niwe wivuze kuko ntabyo nabonye ngewe nibyo nasomye kuri Twitter ku kinyamakuru cyitwa Urumuri nabibonye n'urugero ndi kuguha iyo ureba ukuntu ngira ngo birabafisha ko abo n'ubu hari intambara nyinshi abo muri Gaza muri Palestine ukuntu bapfa iyo urebye bano bene wacu bafungwa ukumva nk'ejo higeze kuraswa abantu 5 bose mu cyicu nta nubwo barasa ku maguru ukabona urupfu rwitwaga Sakure wari umuganga wa president uburyo yapfuye yarashwe ibyo byose ni ibintu mu by'ukuri umuntu yakwamagaye kunyekana president wa Republika yarabivuze ko ngo atumva impamvu barasa abantu ako kantu yigeze kugacishamo yagacishijemo ubwo nubu ni example zimwe na zimwe z'icyo bita ubukinduzi violence noneho ngo tumaze kugusobanukirwa ntiwita kubagufashije hariho abantu benshi batita kubabafashije hari ingero nyinshi hari abantu bakomera ugasanga yibagiwe umwarimu we kwagukira ukibagiza gukinga ubwo kibazigiza abagufashije nebiki turebye no mu Rwanda ukareba FPR igitangira yari ifite abarwanda shyaka bakomeye twagenda ari kubwira ko nari umwana ariko tubikurikira na FPR nayitangaho urugero bari mu masezerano ya Arusha bari hariya za Kinihira bari harimo abantu ba Kanyarengwa Alex ni benshi nuko ngenda mbibagirwa ariko impamvu mbibagirwa nicyo kibazo kuki mbibagirwa kuko icyo gihe n'ubu nakana iteka mvuga bavuga ngo FPR ihagaritse genocide ibyo nibyo babivuga sigiho bivuga urumva ko jewe ntabyo nabonye murambabarira amaso yanjye sibyo yabonye ariko ababivuga bo ubone ko byagenze ariko na nubu sinibaza impamvu president wa FPR icyo gihe batajya bamushimira ari Colonel Kanyarengwa Alex ntabwo ari Paul Kagame yari vice president yako ahubwo ari umugabo w'ingabo ariko ingabo ziyoborwa n'urwego rwo hejuru muri politiki ariko nta na rimwe numva ari umuntu uvuga Kanyarengwe Alex hari abitwaga ba Patrick Mazimpaka babihozaga ruri avuye i Burundi mbo tukabona abantu benshi nk'iyubona abantu nka wenda ngo namakosa yaba ariko ubona bidashimishije nk'iyubona nka Tom Byabagamba barega kwiba telefone General Sagarara aho ngaho iyo ubona ndagwingero nyinshi FPR abantu bavuga ko FPR n'abantu bavuga kuri FPR yuko itabazirikanye kandi barayifashije umuntu bita Rujugiro yabahaye ngo bishoboka byose Rujugiro rero iyari umuryango wo kwa Rwigara urumva urwo n'urugero ni ingero zo mu Rwanda ariko no kwisi yose zirahari abantu bagiye bafashwa Kadafi yafashije Sarkozy ariko Sarkozy abajya mu bamwica nivuga ngo genda irimba ibintu by'isi yose ariko ababyiyumvamo sinababuze ibyo bumva icyo cyari igice cya turakubita tubangura kuko indirimbo tugiye kubisobanura kuza kudutwara hafi isaha yose ni ibintu byinshi komoza ku kintu mbice ngo imisoro satani yakira imisoro gute n'abantu nuvuga ngo abantu satani korera mu bantu bari abantu bari impinja ari abana beza ntibavuka bakivuka ntabwo wari utwo bazakura bakaba abantu bahanika imisoro ahubwo icyo ni igitero cya gatatu ahubwo ndavuga ni batunyaze gakondo bahanika imisoro ibyo nakubwiraga gakondo abantu benshi baragiye wigize intama kandi uri kirura abantu bashitani kenshi ntibigaragaza bashaka ko bavugwaho ibintu byiza gusa kandi bagakora ibintu bibi bagashaka kuvuga ibintu byiza mu mahanga ngo birirwe babaye abambere muri ibi ari ugasanga ni uruhu rw'intamba burya ari abashumba icyo ni igitero cya mbere turiho ariko twakomeza nk'abantu kuko umwanya ari muto ndavuga ngo batangije
batunyaze gakondo. Kera umuntu yagiraga ahantu aba ukabuza ko abana bawe uzahabaraga nta bibazo bihari, nta muntu wasenyerwaga, urumva. Ariko ubu umuntu ni wakubaza gakondo yawe wasanga nta ihari, kubera yuko baravuga ngo ari igikorwa remezo. Bamwe baranambwiye ngo iyo abantu batagukunze, iyo bakwanze, ngo hari n'igihe inzu yawe bavuga ngo hagomba kunyuramo umuhanda ukabona unyuze mu nzu yawe, urumva. Nibyo navugaga muri gakondo. Imisoro nayo iri hejuru cyane. Urabona yuko urebye nk'ukuntu abaturage bashobora kwideburira bakabaho muri Uganda biragoranye ugereranyije no mu Rwanda. Ubwo rero guhanika imisoro n'ibihugu byateye imbere uburyo bigura amabarire buriya bya peteroli cyangwa ukuntu bigura amabuye y'agaciro hano, nabyo usanga ari ikibazo cyo guhanika imisoro. Akagira abantu bo mu Rwanda biyumvamo jye mavuga muri rusange, iyo uhanitse imisoro kandi uzi ko uri kwaka imisoro atayigezaho, ukaba wafata nk'umuntu muri yaramaze imyaka ingahe muri guma mu rugo cyangwa muri corona, ugakomeza ukamushyiraho roveni igakomeza ikagenda imwandikira, aho harimo akarengane. Ku kijyanye n'ubushomeri biri mu bintu ngo byazamu nabyo bivuzeho. Hari n'utuzi natwo ndatuvuga, abantu benshi bajya bavuga utuzi bakagira n'imvura iri kugwa. Ntabwo ari imvura iri kugwa turi kumva, ni utuzi. Utwo tuzi ni ubwoko bw'amarozi ngo bakoresha utuzi bakaba bagushyirira ibyo bintu. Rero bireze muri iki gihe, aho bavuga bati kanaka bamufasha agiye kuroba muri ambasade iyi n'iyi, kanaka baramuroze arwaye stroke uruhande rumwe rwarahengamye, kanaka yabaye nk'idebire. Ibyo bintu nabyo ni amahano mbere ya 90 ntajyaga numva na gatoya. Ariko nari bavuze ko utwo tuzi nawe uri mu bantu badusogongeyeho. Utwo tuzi shobora kuba naradusogongyeho uko biraruhije u Rwanda kurubamo wigenga 100%. Dutega amamoto, tukatega imodoka zitari izacu, turira muri resitora zitari izacu, tunywera mu tubari tutari utwacu, kuko bisaba kuba ukize ngo ufite ibyo bintu byose ari wowe wigize. Rero nagize ikibazo cy'iminwa, nteka yuko ari ikibazo koko cy'utwo tuzi, ariko kugeza ubu hari imiti ndi gufata, gusa nabyo byashoboka nk'uko bitashoboka. Ariko si utwo tuzi nta hantu ukeka baradusomye cyangwa hari uwaba baragusomejeho ngo usogongere wumve ko tumeze? Jewe rero baratunjugunyeho. Wazinywereye mu rugo se? Mu rugo nta biganiro. Reka nkubwire ikintu utazi. Wenda duhuje ibyo bibazo iyo uri umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye z'abaturage. Ko nabonye abanyamakuru, ni wowe munyamakuru namvise utanywa agasembuye. Ariko abanyamakuru benshi ni abasinzi. Njyewe noneho nkaba n'umuhanzi ngo ndenga ubunyamakuru nkagenda nanariza buri kintu. Buri gihe ndarana agahinda ku buryo ntabona ikintu kinsinziriza ntabanje gufata ku gacupa. Kubera iyo ubonye akarengane kariho, iyo ubonye umubyeyi waretse uburaya yifitiye akeye afite urutaro rwe, ariko unuzi ko no mu bindi bihugu bibamo, ukabona bamutwaye nka wa wundi twabonye mu modoka, baramucuritse n'ibyo atwaye babijugunye muri za pandagare, baragiye agiye kumara kwa igikondo kwa Kabuganu, nabwo uburenganzira bikiramo muntu butavugaho rumwe, akamara amezi 3. Ako ni akarengane. Nakabonye rero ntabwo nanywera byeri mu rugo, bisaba kubyeri kwisangira n'abandi bantu turi kuganira none ibindi tuganira igare, tuganira umunamba, nanjye niyibagije kugira ngo nzabone uko ngaruka nanone nkomereze muri wa mujyo. Nuko psychologique ko maturangirika. Kuko nawe ufite akazi wikorera ugatuza ukajya uhembwa ukaryama ukagenda ugatonda nk'uko abakozi ba leta bakora, rimwe na rimwe nta n'akazi kenshi bakora ari ukwicara basinye cyangwa basinyura, cyangwa ukaba nk'umudepite. Abadepite bacu n'abasenateri murabizi ko ni ukwitorera amategeko, bategereza ko bazabajyanira inkangara n'ibitebo byo guhindura itegeko nshinga. Ubundi nta bintu byinshi bya numva baba bahinduye, wabaho neza wasinzira wanaramba. Ariko igihe cyose uzajya mu baturage ugasanga umuturage bamurasiye ubusa, umuturage bamusenyeye, ntibubahirije amategeko ya expropriation, utaha wumva arakantu kagushotse ukike yibagize. No kubera iki ibyo bintu bibaye, icyaba kitaba ikibazo bwo kibi kibazo uwabigaragaje. Icyo nicyo kibazo nyine gikomeye. Nuvuga ubigaragaje yitwa umwanzi, kubera ko dufite igihugu dushaka guha isura nziza.
harimo ibyavugaga ibyo nabonye mu nyamakuru yashyizeho yuko banafashe hari abantu baranduriye imyaka ngo ntabwo isa neza ubwo kuko tugiye muri cogamu ku giti cyanjye byaranashimishije ko itabaye. Reka iyo ngingo turaza kwiganira mu gice cyaka twiganire ku muziki. Twiganire ku muziki kujya turaza kugira byinshi tuvanga tugiye no kubisozaho tugiye gufata nk'iminota nk'itanu. Uyu muziki wawe ukomeje gukora umeze gutya ushaka gutera mu ishyamba ngo rebe ikivumbuka ntago ushaka kuba ushaka gushima ikintu utazi. Oya ubundi bikuzamo iyo ari ubuhanzi bikuzamo ntago buriya nakubwira ngo ni ubutwari cyangwa iki ye bikunda kunzamo bitewe n'ibyo nabonye uwo munsi hafataga akayi kanjye nkandika iyo birangiye mba numva nta kindi kintu nakora uretse kubicisha muri studio naho ibyizambaho byo nkunda kubibwira abantu nta kantu nkunda kuvuga nti tiene pour être répandu jamais ne sera noyé umuntu wavukiye kubambwa nta na rimwe ashobora kuruhama. Aba bantu n'abagenga binyuranye byose gusa abagenga b'ubuzima 100% ko hazamo n'Imana yego abumva abakurikira Bibiliya bibuka Abudenengo Mishaki na Shadaraki ko babashyize systeme ubuyobozi bwayoboraga bwabashyize mu itanura harimo umuriro ibashya kubera Imana. Undi niba ari Dani sinzi n'undi wacitse menya ari Daniel ubwo rw'intare nabo ibyo bakora byose Imana iri hejuru kandi ndanyubaha. Urakoze cyane. Indirimbo Shitani ya Karasira Aimable 2021 imaze icyumweru kimwe igiye ku rubuga rwawe rwa YouTube ukuri mbona niko ndi kubisoma hano imbere yanjye. Iki cyumweru iragera imaze igeze ahagaragara nta kiravumbuka. Shitani ntabwira kuvumbukana ntabwo Shitani yari yamvumbukana ariko abantu baba batera n'ubwoba nkunda no kwiyama abantu batera ubwoba uko urugendo turiho ni nkaho turi muri marato ahubwo mujye muduha amashyi muti ugiye kugera ku mwisho kuruta gutera umuntu ubwoba ngo uzapfa kuko yewe abantu benshi bakunda kunyandikira nanayikizeho baravuze bati urapfuye noneho yewe nibaza uwo muntu umbwira ngo nzapfa wazahoraho ubuziraherezo niba zanaramba imyaka 100 watangiye kuba nk'agahinja utumva iyo udafite abo wabyaye ngo bagufashe uba warasubiye ibwana. Ni byiza reka tubeho igihe gito nawe se urashaka kwiyahura oya so kwiyahura ariko umenye ko mu Rwanda hari umubare mwinshi w'abantu bari kwiyahura mu nkuru nyinshi turabibona. Ndabyibuka mu myaka yatambutse za 2019 2018 ugeze gutangaza nawe uziyahura. Njye navugaga yuko umenye ko kwiyahura atari cyana kwiyahura kuko ibintu mbona environment ibinkikije biteye agahinda byose nta kintu na kimwe kizima mbonamo bitwa rero nuko ntabibamo ndi muzima kuko ndi muzima organe du sens amaso yanjye nkafata nkumva nkakira mu bwonko binci intege kabisa ari nabyo mpuza na cya kigeranyo kivuga ko turi abagatatu mu kwishima kwisi batishimye kwisi. Reka dukoreshe ijambo abantu bakunda birashimishije kubona muri mu myanya nk'iriya oya niko bimeze nyine turayikorera kuko nabonye hari gahunda abantu bavuga ngo birashimishije icyo avuga cyose natangije ijambo birashimishije ariko ntari nacyo bashyize ndabibonye ku kinyamakuru igihe ngo birashimishije kubona batwongereye iminsi yaguma mu rugo tekereza iyo nkuru ukibaza iyo nkuru umuntu wayikoze ariko nabo muri commentaire basigaye babibona ko abantu barajijutse. Shimira n'abantu bose badukurikira kuri YouTube hari abarwanashyaka bakora imirimo yabo bacecetse ariko bakayikora abo ndabashimira cyane. Ku by'indirimbo wenda tunaguma n'ikindi nabwira abantu nuko indirimbo zanjye ikibi nuko wayifata ugahidura ibyo naririmbye ugashyiramo ibindi ariko ukwiri copyright nta mafaranga nayigucira. Ubwo radio zo mu Rwanda ubwo zayiciye ndabyemera nta kibazo ariko hari n'izindi radio ndagira ngo mbwire radio zitavuga rumwe na FPR radio zitavuga rumwe na FPR rwose ndazisaba cyangwa zigenga ko hano mu Rwanda nta radio zigenga naba mbeshye ko zose zikorera mu kwaha kwa leta. Niyo mpamvu n'amakuru aramwe tubona amakuru batangije umushinga uyu n'uyu bashimira gira inka bahawe tukahita twumva hagiyemo urubuga rw'imikino tukahita twumva hagiyemo imyidagaduro n'ayo makuru dufite. N'akazi ni kazi kandi ubu harimo igipindi ngo nahereye ku magi ukibaza ukuntu wahera ku magi kandi abazunguzayi babafunga wahera ku bunyobwa babafunga ni ibintu biraho ahere ku giceri cy'ijana akagura miliyoni ariko birashoboka akajya kuri miliyari. Kera byarabaga
bariya bakabuga bariya barwigara ngire ngo bande bariya abacuruzi bakeho barabikoze ariko ubu ngubu ntabwo bishoboka ubu ni imiryango igiye kuzagikira ku giti cyayo. Okay. Izi ndirimbo nayo ndashaka kubwira izindi radio hari amaradiyo njya nkurikira niba atanavuga rumwe na FPR igihe nta kibazo dupfa. Ibyo ni nacyo kintu tugomba kumenya. Ndatanga n'icyifuzo yuko hajyaho liste mu Rwanda y'imitwe y'iterabwoba ko kugeza umutwe w'iterabwoba nabonye wabonetse unabyemerera nefereni abandi bose si iterabwoba FDU PDP imanzi ibiki n'ibiki. Ndagira ngo mbwira abo bamashyaka yo hanze radio za radio Urumuri radio Iteme radio Itahuka ayo maradiyo yose rwose amfasha izi ndirimbo mujye mushobora kuzikina sinzumve muri gushyiramo umunamba cyangwa igare ntago muri abantu bo guteta nk'abari gutetera muri ibyo bintu byiza abandi bababaye muvugira abantu bababaye ni mubahe indirimbo zibabohora zibakangura mu bwonko bwabo. Karasira turaza kuganira ku zindi ngingo zitandukanye ndashaka kumva izi ndirimbo uririmba n'ibiganiro ukora nta hantu uragira ngo bakwishishe nko mu wenda ugere nko muri banke umukozi wo kuri gishe akwakire ubone umuyobozi wa banki ari kuzayegera ngo umuntu ntimuvugane byinshi muvugane byinshi nta shushu zizazi zigukurikiye. Urugero nararufutse rurazwi hose urabona umunyarwanda cyane nibe nakomeza gutya nyine je nzakora apartheid kandi nzayikora noneho haribo ndi kubwira ari abanyarwanda wenda na apartheid ishingiye kuri jewe ninjye uzaba victime ngenyine habani nzavuge aho je nakoreye gisa nka apartheid je nagiye muri immigration ntibanambuza gutanga 1,100 maze gutanga 1,100 najeje kwa passport ngo ni ibibazo tekinike kubitana n'abantu muri NSS ngo igihe cyose mutazahindura ibintu ngo imyitware nkuko aba positive ubundi ngo watwita ko tori negative ngo nta bintu positive ubona wavuga abo abantu nta bintu positive bagaragaza barashaka ko tuvuga ibintu positive gute ko kurumva ubwo urugero rworoshye ni ukwima passport mu gihugu navukiye nzira ibitekerezo byanjye iyo nda nka apartheid ishingiye ku bitekerezo hari ishingiye ku ruhu hari ishingiye ku bwoko ariko hari n'igihe tuzabona ishingiye ku batavuga rumwe na ukuntu bakandamizwa n'ibice. Urwo ni urugero rumwe. Ahandi harimo n'ibintu bita amayirone kuko urabona niba ngewe nariyemeje kujya muri ibi bakanyirukana ku kazi amafaranga ntayo mafite mu by'ukuri n'amafaranga afite niyo mpamvu niyambara ipantaro nk'iyi nibwo bushobozi uhura rero n'abandi bo bamerewe neza classe sociale imerewe neza yahawe byose niba kiri imfubyi yarihiwe na farije amerewe neza cyangwa afite tonto yo murihiraga wo mu colonel cyangwa umugenerali ubu bari no mu bigo byiza barakize bo ntabwo babona ibintu biri negative ubu ni positive kuri bo nawe ushobora kuvuga uti banyahe niba yemerewe ko bo bakorera mu mazu meza batanga mu mazu meza aho za Nyarutarama za hehe ntibamenye ibi abo rero iyo duhuye nabo ba ironi ngo dore wa wundi wihaye kuvugira abantu di ironi urabyumva kuri nyega ngo mwamureba ngo kumurwame Mariya n'uyu witwa professor nigagenda bihorera nta n'ikintu basubiza donc amagambo yo kugira ngo bagutera ipfunwe nibyo byakumvikana neza ugasanga ahantu hose baragutera ipfunwe ntaho bakubaha ariko ukahita ubimenye yuko ni systeme y'abafarisayi nyine abafarisayi nuko bafataga Yezu aho bagendaga bamutoteza natwe nicyo twiyemeje reka dutotezwe ariko tuzasiga inkuru nziza imusozi kuruta abo ngabo birirwa mu mabenzi birirwa mu maravafo birirwa barya imisoro yacu nana n'ikintu kinini bakoze ngenzi yuko kuko ubuze ko twibuka rukara hari abandi batware twibuka bageze aho bagasaza neza bagashyingurwa ntabwo twibuka burya rimwe na rimwe ibikorwa nibyo bigira umuntu wari wo mu gihe cya Yezu ari umufarisayi ko yabayeho neza karongora abashirongora akagira inka kagaba gatanga ubu hari ukimwibuka se ntibishoboka. Martin Luther King hari abagomba kumera Mandela yashobora gukora negociation bagakomeza bakayobora urumva hari abantu benshi Thomas Sankara yaremeye akora panafricanism maze ko azicwa na Blaise Compaoré ibyo biraba nta kibazo dufite. Uyu muziki wawe harabajya bango ni wamuni wa nyiranzikoraho sinzi ukuntu babivuga mu kinyarwanda cyiza ntago ari wowe uri kubibona oya ntago ariko mbibona cyane ubundi niyo reality ariko reka nkubwire ikintu hari ukuntu bavuga ngo ntuzatinye inkuba uri munsi y'ijuru mu by'ukuri ubu ngubu igihe nikigera kizaza sibyo ngiye niko mbi cyangwa nawe utinya gusinzira nta ngo tarota uri kubyumva nuvuga ngo ibyo ni ibintu umuntu aba yiteguye bigatuma umuntu ahora mu kintu bita anxiety ubwoba ariko
kubera ko umuntu yatangiye iyi systeme ndayizi upfa kuba warakoze akantu gatoya barakubika kuri blacklist niyo wakwikosora iziki bihari iziki bihari nk'ubu ntabwo navugira J-Paul ariko ndamye ko nka J-Paul ejo bundi bamufata siwe wenyine bari gufata abantu bashaka gufata bishe ntuza ariko ba J-Paul bakira abana baririmbye amagambo yakoze kuri systeme ye bavuga ibintu byinshi kabisa byo mu rubyiruko kuba tutavuga suko imitima yacu iyo bayita amaganya urumva icyo gihe bibaye ariko urebye nk'iyo tafuga ngize nakubwiraga yarangiye gute Fireman bamujyanye wawa Green P ngira ngo murumuna mukuru de Ben ni umwita ariko nabyo si bimeze neza ibintu nk'ibyo ntago najya kubavugira ariko usanga itsinda barariciyemo ibice byararangiye hari itsinda ryitwaga Holy Jadovs nibyo mubwiye ko baririmbye bafite nibibazo harimo umuri witwaga Ras Smart hari n'indirimbo Holy Jadovs yamukomeye baramufashe nawe muri bya bindi ngo wamufatanye niba ari urumogi ngo arwana nabo ngo niba yaranze yuko imisatsi ye bayikata yari afite ibisagi bya Madrid yego byarangiye bagaragaje ko ngo babonye umurambo wabonetse muri polisi ya Mutwaye bafite n'igitara cyo nakundiye Holy Jadovs ntago bakunze kumuvuga baraskayaga ntago mwamuvuga muri mu Bubiligi ejo mbundi muza mu Rwanda ntago mwatinyuka kubivuga ariko ndabashimira ko mwamukoreye indirimbo iyo ndirimbo nkabana na ifite yabo Karasira turagana ku musozo w'iki gice cya mbere cy'ikiganiro twashaka kubwira abantu ntabwo wasobanurira indirimbo ijambo kuri ntibyakunda ahubwo dushaka gukuramo bimwe by'ingenzi wabitubwiye iyi ndirimbo ni iyihe message washakaga gutanga iyi ndirimbo ni nk'agaca neza no guha ultimatum no guteguza abantu yuko shitani nta kintu ikora cyiza shitani ibyo ikora byose cyangwa uwikoreramo ibikorwa byose shitani ikora ntawe ubikumbura nta muntu uzakumbura Hitler mu buzima bwe ntiwabwira umuyahudi ngo kumbura Hitler ngo agire nta muntu uzakumbura abantu nka Stalin aribo abantu bicishije igitugu nta muntu uzakumbura Samuel Do n'abandi bose babona yuko ibintu bakora ari bibi ni mu nzego zose zinyuranye muri service zose zinyuranye bikubite akanyafu bikubita gashyi bamenye yuko ibyo bakora ntawe uzabakumbura ariko reka nkubwira akantu niba totali twaragize indirimbo ari akantu nungutse ndakubwiye nabonye shitani impimba intero ariko ntawe uzagukumbura afite ahantu nakavanye no kuvuga ngo igihe hari habaye badushubije muri corona cyangwa batushize muri kuri guma mu rugo yari guma mu rugo cyangwa se bagabanu isaba ishyira samuye none hari ikintu cyari kimeze nka mbuteyaje none hari ifoto yacishikanye yari irimo umuntu utwaye moto nundi mbari kuvuza induru ngo ngo niba baravuze ngo wankotanyiwe niba baravuze FPR ngo shango ntawe uzagukumbura nako gusa baragacisha ahantu hose none ugiye nivugira shitani ariko ndavuga se shitani ari wayikumbura ni reka nkoreshe ka kantu numvanye wa muntuza wa mumotari uniwe havuye ntawe uzagukumbura ubo motari wari he banyuzemo bihuta ndumva batarabafashe nagapande gato cyane ariko baragakwirakwije ahantu hose yari video ariko ni video yari video wamukubazana ari waherekana ntabwo namenya aho ari byesiri ariko erega kuvuga ikibazo abantu tutanemeranwaho aho wenda bisa nk'ibiguteye ubwoba kuba ikibazo yavuga ubutegetsi ntabwo nari kubikurikira ko ubutegetsi bwacu bufite uko bukora ibyiza n'ibibi ariko turabukumbura turanabwemera ariko kuvuga FPR igesho kuba atayikunda nubwo FPR dirije ibisigaye byose ntabwo FPR ari kamara kwikunda singombwa ntabwo mu itegeko nshinga bivuga ko umuntu agomba kwibamo ni nibyo byibyo byose abantu bose umuntu kumva mu makwe ngo ndashimira Paul Kagame ngo yampaye iki ngo yampaye inka byashoboka ariko mu by'ukuri nk'abantu bajijutse president ari ibintu byinshi akora byiza ariko si wowe ubikora cyane cyane budget ntabwo avana kuri konti ye ngo atanga inka ahubwo hari umushinga w'inka president akavuga iti tuzawukora gutyo hariho n'abajyambwira ati se ukunda president je ntabwo nkunda president je ntabwo ari itegeko ukunda president ahubwo ikibazo no kumusuzugurana n'amategeko ye ariko je president ntabwo mukunda n'urugero rworoshye urumva niba tuvuze rero umuntu yaravuze ati FPR ntawe uzagukumbura je niba nibere muri PSB yarakuri ubwo turahuje ahubwo nabakeba ni nk'uko umudemokrate yavuga ati
Trump we ntawe uzagukumbura tujye tuyifata gutya abanyarwanda babyoroshye cyangwa kuko wawundi ufana ya kipe Catalonia atakamera yindi yi Madrid cyangwa nkuko abantu bamwe dufite icyo dupfana dusangira bimwe ukawusengera mu basilamu nsengera muri ADPR ari ibyo tugomba kubyumvikanaho wambwira sheyi wanyu nkoga ni sheyi wanyu ntabwo mwemere ko ntibituma nge nawe tuba banzi ariya yes Karasira tuganye ku musozo w'iki kiganiro twavuga ku ndirimbo yawe yitwa Shitani imaze icyumweru igiye hanze iri kuri YouTube kandi nabandi bayikeneye kuko YouTube ntabwo wagenda nara abashaka kuzibyina kuzikoresha mu tubyiniro twabo abantu bari muri Belgique ndabibutsa n'abantu bajya kwigaragambya rwose mbahaye uburenganzira none uyikeneye yayinyaka iyo bita MP3 na audio atari video na audio mba afite wansaba kuri WhatsApp yanjye nongere nyivuge 250 karindwi 3 8 678 mukabikoresha ko igihe nivuga butumwa ntabwo nabonye umuntu agurisha bibiliya nanjye sizagurisha indirimbo zanjye uretse ko mumenye inzira y'umusaraba tunyuramo kujya mu studio baduhubagiza kujya mu studio ugasanga inzego z'umutekano zahageze ugatega ukajya handi bakashiraho igiciro cyo hejuru cyamukarara mukora n'injoro kugira ngo batababona ibyo byose mubizirikanye mwajya mutwoherereza amafaranga mukadufasha nkuko na FPR ifasha abantu bayo ifasha bari abahanzi bose baba batumiye mu kwibuka batumiwe mu kwiziza ibintu nibi ba Sederi ba Masamba ba Maria Yohani ba Karalise Karasira abantu nk'abo baririmbye ba Tito nk'abandi natwe twarabaririmbye natwe naririmbye Victoire nta kibazo ndiko bimeze niko ibintu bimeze indirimbo yawe akantu gatoya umuntu ashaka kubaza no kugira ngo umuntu asobanukirwe neza indirimbo urayikoze igihe agaragara uravuga ngo bagutere inkunga babinyuze muri ubwo buryo utanze n'urugero rw'abafashwa n'abandi ese ntabwo basha kuzavamo icyango uterwa inkunga n'imitwe itwaje intwaro ko nabanye ifaranga rivuye hakurya yambutse ura mupaka w'amajyaruguru cyangwa se uturutse hanze imipaka y'u Rwanda kuyakira ngo bari ikibazo ngari cyaha aba nicyo kibazo bagira ngo bafate bamwe abo badashaka babakeneshe abo bashaka babakirishe noneho iyo ni system ya FPR noneho iyo ukora ikintu FPR mutabyumvikanyo biri bibazo ariko nanjye sibabwira ngo bamfashe ati ubwoba kuko nabo nziko abenshi ni impunzi abandi babonye ubwene gihugu bibaruhije banyuze inzira ndende ndayizirikana kandi namwe ndabazirikana ariko hari igihe ushobora gusagura amadolari 100 ndumva no batazajya kuya ntabwo bazajya kubikurikira cyane ikibazo no gutanga amafaranga menshi ariko nuyo mutayatanga nubundi niba ari byo kutugira nabi babishatse batugirira nabi sinibaza hari abantu benshi bagiye baniyo mugabo Gerard bagize ibibazo bakizito nkeka atari uko bafashwa wenda n'abantu bo hanze sinzi ntabwo bo umuntu yaba yafashe bakamwica yafite bakakwica byibuze waguze bo mugati cyangwa akajya kukwicisha inzara hari umugati waguze ukabanza ukakumaramo iminsi nta wakwanga ibintu imfashanyo ni icyo nita imfashanyo n'amagambo arahagije motivation ntabwo ndi kuvuga wenda ibi by'amafaranga cyane uretse ko nayabonetse umuntu yayakira ariko motivation ko niba umuntu akora igare agakora saa moya abantu bose bati twarakumenye ari ibintu birangaza niyo umuntu ababwira ati ari shitani zibagose rababwira ati mahembe y'ikarangwe cyangwa aririmba umuntu nka Idamangi ukamca inbox ukambwira uti felicitation kabisa ubundi kuyumva nicyo tuba dushaka ko ubutumwa bwacu bugira kure niyo mpamvu mubwira ngo Yesu ko yatimbere Bibiliya yaranyanyagijwe ku isi yose ababigisha n'ibiki ariko bihereye yuko bari baratangiye ari imiryango itotezwa ariko abamaze gucika ku icumu bakabwira abandi ijambo ry'Imana n'abandi ijambo ry'Imana bikaba byarakwiriye ku isi yose harabumvise indirimbo harabumvise ikiganiro tugiranye harabumvise uburyo usobanura indirimbo harabumvise ibindi biganiro by'ahandi byagiye utambutsa kuri mbona n'ibyo yagira ahandi bakaganira ubwabo bakavuga ko Aimable Karasira afite ikibazo cy'uburwayi mu buryo butandukanye hari n'ababishaka kubivuga nyuma y'iki kiganiro ndabyiteze hari bari kuma comment gutangiye kujya uvugana n'uriya babivuga kwa kundi ngira ngo nirya jambo cyangwa kurisubiramo ngo
gafite ubumuga bwo mu mutwe bashaka kubivuga bashaka ngo ni umurwayi ndaza kuzikwereka message ndazakera ngo atangiye kuvugana n'umuntu nakazi iyo nakubwira gase bya niba ari kira RMC ubu wenda nabyo wabona ariko bagiye babivuga uburyo bwo kurwara mu mutwe biriya n'ukujijisha tuza abasirikare benshi hano ba FPR barwanye Kongo bararwana batubwenge bagira za trauma bariho abantu benshi banyuze mu mirambo hariho abantu benshi bisha abantu benshi amaraso akabagaruka ariko abo bari mu nzego z'ubutegetsi barakora gese wamwe uze ko nigishije kaminuza imyaka n'imyaka guhera 2009 kugera 2020 ubwo kukiba bemeye bagafatanya n'umusaza akabarerera kugeza icyo ngicyo nibyo koko umuntu uvugisha kuri wese bamwita umusazi burya nibyo bitaga barafinda ngira ngo nayidamanje amaze kuvuga baravuze ngo bajye kumusuzuma iyi classe yabibone yumva yuko ari bo batekereza ngo ibintu byabo byose biri positive urumva bumva yuko umuntu uvuze ibintu biri negative atari muzima kuko abantu babibwe mu bwoba cyane ku buryo bumva yuko ari kuba wabitinyutse ariko ikiza ndakubwira ko ari nk'ibi by'ubukirisitu uyu munsi ni Karatsira ejo muzabona hari undi waje ejo mubone hari undi waje ibyo rero nta kibazo rwose ndagushimiye kubwira indirimbo yawe wasohoye indirimbo maje kudusobanurira abatanyuzwe namwe naho butaha ibihe byiza kuri mwese mukomeze mukurikirane ukuri mbona na Ishema TV ni televiziyo tubikora kugira ngo bibyanyu comment ibitekerezo byanyu turabikeneye nyaboneka niba ari cyo mugenzi wawe yakoze bitagushimishije mu mwanya kuganira kugira ngo mugikosore nawe mubwire byanyu dutekereza niwe kwaguhangana niwe kwakumva ko ari umwanzi niwe ararwaye byemezwa na muganga nibindi byose bitandukanye ngo ni ikigarasha sinzi kuyi muntu itwa ikigarasha urwego rubyemeza nibyo muvuga ntukumve ko niba ari ikibazo kibaye umuntu akakigaragaza numve ko ari igikuba cyacitse ahubwo niwo mwanya kukiganira kugira ngo ibintu byose bikemuke niyo mpamvu aba bahanzi bacu bajya mu ndirimbo zabo buri wese afite uvuga butumwa bwe hari abuvuga mu nsengero hari abavuga muri gare hari abavuga mu ngo hari abanyamakuru tubivuga tubinyijije muri izi mu nkuru dukorera abantu abaturage hari n'abashoferi bakora ubutumwa bwabo bakishije mu mwuga wabo so rero uyu ni umuhanzi twari twamwakiriye kuri uyu munsi wa none reka dusoreze ahangaha ariko dusoze tudasoje kuko ntago tuzi ibiri imbere nabyo tuzabikora tuvuze ngo twasoje twaba dutandukire cyane ahubwo tuvuge ko akazi kagikomeje n'akazi kenshi kandi gakomeye dukomeze tugakore tubararikira ikiganiro cy'ubutaha njye nitwa Cyuma Hassan Dieudonné ari kumwe na Karatsira Aimable murakoze cyane. God bless.